uretse kumenya kuko cyangwa kwiga ntago wakiga mukecuru ndakura mugenzi cyangwa mukecuru bariya nshaka kumfata ku ngufu igana guca yazi nayira avuta mwica mukecuru avuta mwica yazi nayira kandi nyisha muri kure mwaruze iyi shana se yakuzanye nyemko warugiye kundogura ingande mabere ya nyoko ye narakubwiye nguri ikirumbo mu muryango nti wanyumva iyo ndebye pasta kanuma handi hageze kubera wowe umutima wanje urandya nginkongi y'umuriro burya gukundwa n'umugabo ndi bihagije nko kubona mama we agufata ng'igishwangi kurayo kiridahira vuba tose ntasoni umwana wanje abuze umugisha kuva yakumenya ibi byose biba ni wowe niki kirura cyaje cyambaye uruhu rw'intama uri kunyumva ko kiri kureba ko tibona gitumbaraye ukagira ngo ni umuntu ntari gisimba gitereye aho none se mabuka ni kihe kibi nagukoreye basi inzira niba ari n'ideni ngo uri mu nzari kwishura ariko urasetsa iyo ndebye umugabo wawe gucira amarenga numva arimo aririra mu nda ariko nzamufasha agarura ubwenge bwe mabuka ni ikihe kintu kibi nagukoreye uburyo wambwira aya magambo ari gucamo kata narinjiye wuzanye muri uru rugo ewe kuva wagera muri uru rugo nta munezero ukihaba wabaye nk'igicu cy'umwijima uranyumva icyo nicyo kibitera we sinagukoreye iki uburyo wamfata gutya wagira ngo sindi umugore w'umwana wawe stop ntuzigere wibwira ko uzaba umukazana wanjye mu gihe cyose kiri muzima tuzaryamana n'umuhungu wanjye mu mahoro sinanabitinyuka wowe uri igisebe kabone niyo wahinduka isabune ntaho wahurira n'isuku sinakwemerera ngo wanduze umutima w'umuhungu wanjye ntabwo byakunda wanyemereye kuba umugore wawe ariko sinigeze menya ko naje kuba imbohe mu muryango wawe nanjye ibyo ntabwo ari byo nigeze nguhitiramo ariko gerageza ugire umutima ukomeye kuko ubu sinakubwira ngo bimeze gutyo ko nta mwanzuro ndafata ariko komeza wihangane naratotejwe naracecetse narabyakiriye nubwo amaso yanjye atakibona amarira madamu gerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugire amahoro gerageza kurwana urugamba ngakora hasi no hejuru ariko ibyo nshaka kuguhitiramo ntabwo ari byo mbona rero njyewe muri kino gihe urimo ndi kugusaba imbabazi cyane ugerageze unyihanganire
singushinja Pasitoro Kanuma, ariko ndananiwe. Madamu, gerageza wongere wihanganeho gato. Nguko wakomeje kwerekana ko ufite umutima ushoboye kwihangana. Basi mba isogonda rimwe ryo ryonyine ryo kwihangana. Munyirukane ku meza munjinja amarozi, kandi pe njye sinigeze nifuza kugira icyo mbatwara. Ibyo biriya byose wabonye nanjye byaje bingwirira, sinigeze mbihitamo na gato, kandi uriya munsi ibyabaye sinigeze mbyitega pe, sinigeze nambirota. Rero gerageza nanone ukomeze wihangane, kuko bakunda kuvuga ngo ukiri mu isi ufashe ikintu ntabwo ko yambonye ahita aseka nabi akumva ko ndari umuntu. ibyo bibaho, kandi ndi wumve ko ari weho wenyine mu isi biri kubaho. Ndagusabye, ibiri kuba byose bigaragara ko ari nje wabikoze, ariko nanone ndi kubisabira imbabazi, kuko siko nari niteze ko ariko bizagenda. Singushinja Pasitoro Kanuma, ariko ndakwifuriza kuzagira uwundi mugore mwiza utazaje kurya umutima nk'uko bamvuga. Basi ndagusabye, mbabarira. Ibyo byose uri guhitamo, izo nzira ushaka kunyuramo sizo nshaka kunyuramo, kuko nanone naba mbuze hepfo na ruguru. Nyemerera ubane nanjye igihe gitoya. Mwana wa, ni gute umugore wagambiriye kunyica wakomeza kungumisha hamwe nawe? None se ubundi waba warayobotse ute kuzana umugore w'iki gihe utazi kubaha na nyirabukwe? Mama, burya ibintu byose ubona hano ku isi akenshi tubibona tutihitiyemo. Gusa icyizere gihari ni uko twizera yuko ibyo ari byo byose bitubaho cyangwa se ibyo tubona tuhitirwamo n'Imana. Rero ibiri kuba byose sinjye wabihisemo, kandi sinjye wabishatse, kuko ndi umuntu wo kwihitiramo. Nakwihitiramo ibyiza gusa, ariko bitewe n'uko nasanze muri kamere y'iyi si ya none cyangwa se isi yahozeho, nta muntu wihitiramo uko ashaka kubaho. Rero bishatse kuvuga ngo njye cyo ndi gukora ubu ngubu ni ukwihanganira icyacu cyose kitagambiriye kunjimisha. Rero wihangane, nzi neza ko ikibazo cyabaye kiri buze gukemuka, kandi nanjye niba n'umuntu utekereza neza sinshobora kwemera ko umugore wanjye akwica ugapfa mu nshingano mfite. Ntabwo ibyo ngibyo bigize ute, ntabwo birimo. Rero nashatse ibimenyetso fatizo, ariko ibyo wanyeretse birahagije, kuko byanyeretse ko uriya mugore yabikoze abishaka kandi anabigambiriye. Rero wihangane, turi kumwe kandi ikibazo ndaza kugikemura.
Kavuyo Perezida boss. mbabarira ubwiza ukuri. Biriya bintu niboneyeho n'amaso yanjye. Mbabarira umbwire, ni umugore wanjye wabikoze? Biriya biryo niwe wabifashe aragenda arabihindanganya? Umugore wawe kumurenganya. Gute? Njyewe nateguye ifunguro araza arabishyikira bijana ibiryo bisa neza. Ariko ngo bigeze iyo arabishira ngo biramuburoza. Ubwo burozi si bwaraturutse. None sahari ndashobora kubanira kuganirijwe na gato akakubwira mbabarira umbwire pe, iki kintu ntukinsubiza urabizi ngufata neza, sibyo? Rwose pe nakwemeza ngakubwira n'umushahara, ariko kanyemerera niba ari n'akandi wakubwiye ngo nutabivuga ngo azagu wanambwira nje nagakuba n'inshuro 7. uri kubyumva? ariko ukambwiza ukuri. Ukuri nje mfite ni uko biriya bintu byavuze ngo yashyize mwa biriya biryo ntacyo yigeze ashiramo. Kavuyo ushobora kuba hari ikintu ukunginga. Nta kintu pe. None se ubwo ushatse kumbwira ngo biriya bintu byaturutse hehe, cyangwa niwe wabishizemo? None se ubwo urukumbwira ngo ntabwo ari we, ukambwira ngo ntabwo ari weho. None se ubwo mama niwe wafashe iriya gahunda arayikora abyihitira baravuga ngo reka mbikore? Yaba yarashatse kugera ku kizi? Byaraturutse katabifashe ngo abishiremo kandi bikaba bitarishizemo. Kavu ngenda kurebaga ngabona ari sinzi kundi umeze. Buro wabona bagiye baragushukisha amafaranga, barakubwira ngo bagiye kuguhereza amafaranga, hanyuma utwo dufaranga tukabanda n'ico tuzakumarira, hanyuma ugaceceka ukaba ugiye gutuma mbera murunga bangabo simbone ibimenyetso fatizo, kandi waruzi niho kimenyetso cyanyuma na n'inzigaranye. Subizi hano mwuru rugo nta wundi muntu nabaza ibyahabereye sibye weho, kandi nanone amakuru utayafite ndani umenye ko ndani cyo wabamariye muri rugo rwanje, ntaco wabamariye pe, kuko ngo usiga hano ndi kuvuga ngo undebe ase ubundi ko nakubwiye ngo uje uhereza mama amafaranga, sibyo? Agura icyo ashaka atarinze kugisaba umugore, nibiba na ngombwa umuherekeze ananure n'imitsi. Ibyo bintu warabikoze? Ibyo bintu ndabikoraga neza bose. Abagiye muhe n'amafaranga ngo naje kugura ibyo ashaka kanzate ndaza keneye. Kavu naribi reka ngureke, ariko ndaza gukomeza gukurikirana ibi bintu, ndaza kumenya ukuri, sibyo? Sawa. Mvariro mukuru wanje, niba uri umugabo nyamugabo ukwiye gufata icyemezo ngica abagabo. Rirashano umuntu umugore wawe ukarikura hano ritari ryago duhekura, kuko ugereranyije ukareba byari bikoreye mama, bitweretse yuko biriyo tutabibona byari kudukurizamo kuba imvutsi. Ndumva umwanzuro wafata uruta ibindi byose ari ukuri umugore wamwiruka. Fazo, hari ibintu kwiye se bishobora kudashoboka. Icambere nakubwira ni ngo kunyuza ipantaro mu mutwe. Ubushatse kuvuga ngo uriya mugore kumwirukana bisa no kunyuza ipantaro mu mutwe. Umva ngo ubwire, iyo tugeze kuri ibi bitekerezo bye nzi yuko hari njyewe nawe usanga umutwe washushe, ukuzi ndabaza kukugira inama kuvuga ngo utandukana n'umugore wawe.
ni nguko utagomba gufata n'imyanzuro yo kuvuga ngo ugiye kungira inama gutandukana n'umugore wanjye. Abivuze ukuri pe. Tega amatwi rero wumve. Tega amatwi wumve. Ndi kumva. Niba ibintu bibaye, ibintu bikaba bibaye, ariko hakagira ikimenyetso kimwe ubona, sico giheraho kikwereka yuko ibyo bintu byabaye ari ukuri. Niba uri umugabo utekereza neza, manza ushakisha ukuri nukumenya ubone gufata imyanzuro. Kuko ku isi turiho haboneka abarengana, hakaboneka n'abagira ute n'abarenganya. None se ubwo kure nashaka kuruta ibyo niboneye n'amaso yanje, uko kuri kuzaza gusa gute? Ni mu burozi habamo gukinisha. Mu burozi ndi habamo gukinisha, ariko Fazo uja witondera iby'isi. Nitonde wice ufatanye n'umugore wawe kwica mama ndi kureba ngo nitonde. Ubwo sinindamuka mbaye umugore w'umugore wawe azaba. Ariko weho kwagira ngo mu mutwe wawe umeze ngidegede. Uri kubyumva? Kwagira ngo mu mutwe wawe hameze ngidegede. Ibyo bintu bishingiraho ngagute. Kandi uzatuma ngubahuka. Uzatuma unyubahuka, se ubundi kwa nyubahutse ni guki? Uzatuma nguhabuka pe. Weho ndi kukubwira ngo singomba gufata umwanzuro mbubutse. Ngomba kumanza kumenya ukuri. Ngombwira ndozi ko uri umukuri nge gwa mugabo utari umugabo, ngombwira umwanzuro wafashe. Nafashe uwe mwanzuro umeze gute? Ahambwo weho ibyo ngibyo bindekere. Kuko igisubizo ndaza kukibona mu minsi mike. Unaremeye. None sika unaremeye baye ico ndaza mu muryango kano. Ariko Fazo reka nze ngubaze ikibazo kimwe. Icyo guha agaciro ni ukwirukana. Nduha agaciro kuvuga ngo gumaho. Ese uwo muntu we wakoze ibyo ngibyo muvuga, aramutse asabye imbabazi y'ibyo yakoze, akemera kubaho, ubwo imyaka ko zigiye kuba 3 bibaye, hari indambwe yari yatera, we nizo mbabazi ngazisabe bazimwime. Okay, ahubwo uretse umutima mubi n'ubugome bumwihishemo, nawe no kuba yarakugize ico ndazi, niba yarakugize debile, niba yarakugize icahice, niba uri torosho mw'iyi nzu, nayo wicurica. Fazo ngurikije ahubwo nagasuzugura nzuzugura wageze no mu Rwanda, ntacatuma numva ibyo uvuga, kuko bishobora no kuba birimo akagambana. Mvira mu rugo zarinda gupfa ndetse no kuva mu buzima, ndigeze mba ngawe, kuko n'Imana nibona ngeza gusuzugura ngawe, zashobora nzitahire kuko nzaba mbaye umutako kw'isi. Rero mwana wanjye, ndakindi nshaka nkuririsha no mu maso, ibindi bizaza nyuma. Okay, icyo uri kuvuga cyo kirumvikana, ariko nanone ntabwo n'umugabo wo gufatiraho imyanzuro zihubutse. Ndaza kugusubiza nyuma y'igihe gitoya. Erega mwana wanjye ntari kuvuga ngo ni imyanzuro, ni ugufata imyanzuro ihubutse. Umuntu wifuje kukugira imfubyi, mwana wa uri mukuru, tekereza nawe, utekereza uriya mugore wawe. Niko wambwawe ugarutse kuza gusahura imitungo mu ngo wanje.
mukecuru niba nanje kureba mushiki wanje hari kibazo mushiki wawe sije kumureba ngakumarira iki nose ubwo ibyo twari turavugana mbikubwira ibyo mwari muravugana usibye gusahura imitungo mu ngo wanje se hari ikintu ukeneye hari zubonye mfite ndaza ufite ariko mukanyubwa agiye kuza umutakirenga iki niki ngo twaburaye twagize ute usanga afashe ibirayi by'umuhungu wanje nimba ifu nimba n'umuceri ngaraguhaye ngahashinzwe kubahahira mutakire se none mutakiye kangahe urukumbura ngufashe kangahe kari kureba uko gasi ubundi ubushize ndi wabijanye nimba narabijanye si ari ibyandi ni ibyawe ariko nshimye kuvuze ngo ni ibyanje none ubu uri kugira ngo ujane ibyanje kureba sinabiguha ariko ni ibyande subiza igama ahubwo nawe mushiki wanje niba ariye uje ko mukecuru herika umukecuru se ninde sindago n'umukecuru ni nyoko we masikazi angera umfata ku ngufu ngwereke ngombwa ki mukecuru wana nawe ngufu ngwereke mukecuru kwa ngenda guranti mukecuru hafi kumaje kuko cyangwa kwigenda kubatika mukecuru ndaku mukecuru mukecuru Karienda nishaka kumfata ku ngufu ingana guca yazi nahira Hafuta mwica mukecuru hafuta mwica yazi nahira kandi nyisha mu rukoro mwaruzi iyi shana se yakuzanye iyi mbwa ndagari yanyu vuga ngira ni bimbwa tari yanyu genda bica mwebwe utabica mama nibiki dore iyi mbwa ngo ni musaza wa Danize ngiraje ngishaka kumfata ku ngufu imbwa nishaka kukunyegera inganuke nayihena kandi kano gashano nayihena Shimiye ko abanye natwe batubwira amasaha hatubwira umukazi neza cyane. Mana renda gushimira ko hari ahantu heza. Mana ariko reba bene ibibazo ndibicamo. Nuramuka ubingishije nzashima izina ryawe. Mana renda kunyuze ngo ukomeze ubane natwe. Bigusabye mu izina rya Yesu. Denise humura ibibazo uri gucamo Imana iri kumwe nawe kandi usigaje igihe gito ugatabara